hari ikintu kiri mu mubiri wawe kitagaragara, kitakubwira, ariko gishobora kugutwara mu kanya gato. Amaraso yawe aragenda kandi imitsi, umutima wawe uratera vuba kandi utabizi. Uwo mwishi wihishe yitwa hypertension, umuvuduko ukabije w'amaraso. Ibi bitangira iyo wagushyizeho igipimo ukabona imibare iva ku 140 kuri 90 kuzamura. Uyu ni Eric, afite imyaka 29 gusa. Yiyumvishaga ko akiri muto, ko indwara zikomeye ntaho ahuriye nazo, ariko uyu munsi aribaza ikibazo gikomeye ati, ese umutima wanjye waba uri kungambanira? Bidatinze Eric ahita yerekeza kwa muganga. Akihagera ati, muga, ndumva umutwe undemereye cyane, umutima wanjye uratera nabi, ese byaba ari indwara ikomeye? Muganga nyuma yo kumupima aramubwira ati, umuvuduko w'amaraso wawe uri hejuru cyane, ufite hypertension. Eric mu gahinda kavanzemo gutangara cyane ati, jyewe se mfite imyaka 29 gusa, sinigeze ntekereza ko iyo ndwara ifata abantu bakiri bato. Muganga yahise amubwira ati, nibyo, abantu benshi niko bibeshya, ariko hari ibintu 5 by'ingenzi byaguteye iyi ndwara: kurya umunyu mwinshi mu biryo byawe, inzoga n'itabi byakubereye inshuti, kudakora siporo ugakomeza kwicara ku kazi, ikawa nyinshi ugira ngo igutere imbaraga, stress zidasanzwe wagiraga mu kazi. Eric nubwo wabwisha ati, none se muga, ndapfuye? Muganga ati, oya, ntabwo upfuye, ariko niba udahinduye imibereho ngo uhinduke, ingaruka zayo zizakugeraho kandi no gupfa uzapfa. Kuko bikomeje umutima wawe ushobora gucika intege, ubwonko bwawe nabwo bushobora guhagarara bigatera stroke, impyiko zawe zikangirika, amaso yawe nayo agahuma, kandi urupfu rutunguranye rukagutwara ukiri muto. Eric ati, none se muga, niki nakora ngo nibwire ko mfite amahirwe yo kubaho koko? Muganga ati, ni ibintu 5 byonyine kandi byoroshye: gabanya umunyu, wongera imboga n'imbuto, kora siporo buri munsi, reka itabi kandi ugabanye inzoga, gumana ibiro bikwiye, gabanya stress, wige kuruhuka no gusenga. Eric, nyir'ubuzima ni wowe, ushobora kurengera umutima wawe, none bitaba ibyo no gupfa uzapfa bitunguranye. Hypertension cyangwa umuvuduko ukabije w'amaraso si urubanza rwo gupfa, ni indwara y'igihe kirekire, ariko iyo uyiyemeje ukayemera kare, ukayimenya, ukigenzura kandi ukirinda kuba wahangayika bikabije mu buzima bwawe, ushobora kuramba. Wowe se uhagaze uyu munsi? Ujya kwisuzumisha, uzirikana ko umutima wawe ari wowe ufitiye urufunguzo rwo kuwurinda cyangwa kuwutakaza. Njye mbifurije guhaha no kuronka Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe, ibahe kurambira kubona ibyiza. Impano iruta izindi ni ubuzima. Bye bye, naho mu biganiro byacu by'ubutaha.